Amahoro y'Imana bene data, twishimiye kubana namwe. Imana ibahe umugisha. Hanyuma weho turagushimiye uri mu bakoze subscribe kugira ngo iyi chaîne ubutumwa bwayo bugere kure kandi nawe bukugereho ku gihe. Nawe utarabikora turagusaba ko wabikora kugira ngo duteze imbere ivugabutumwa. Imana ibahe umugisha, turabashimiye mu izina rya Yesu. Uyu munsi tubazaniye amakuru ashingiye ku rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya mbere umurongo wa 18. Ni amagambo avuga ngo ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Muri ino minsi dufite amakuru ko ibi bintu byo gukizwa, ibintu byo kuzura umwuka wera, gukoresha impano z'Imana, guhanura no gusenga, ntago bigezweho, ntago bikunzwe. Hari ababirwanya benshi bakanavuga ko kenshi na kenshi ntacyo bimaze, ariko na cyane cyane bimenywa n'ababibamo. Niyo mpamvu iri jambo ritubwiye ngo ijambo umusaraba ku barimbuka ni ubupfu. Hari abantu babona ibyo gusenga, ibyo gukizwa ari ubujiji cyangwa ari ubwenge buke, ariko twebwe turahamiriza abantu ko ibintu byo gukizwa ni imbaraga z'Imana. Tuje rero kubabwira zimwe mu mbaraga ziva ku musaraba cyangwa intsinzi iba ku musaraba, tukababwira n'icyitonderwa cyagaragaye kubera umusaraba. Imana ihabwe icyubahiro. Reka rero duhere ku buhanuzi, cyane cyane muri no minsi igoye. Iyo witegereje uri mu mwuka, usanga tugiye guhura n'inzara y'ijambo ry'Imana. Bivuze ko kumva ibyanditswe byera bigiye kuba ingorabahizi, kumva umuhanuzi cyangwa kubona ibihe byo gusenga nabyo bigiye kuba imari. Ndabwira rero abigisha, abavugabutumwa, ndabwira abahanuzi n'abanyamasengesho, mwere imbuto zikwiriye abihanye, kuko ibyanyu mufite bigiye kuzaba imari. Mugiye kuzakenerwa cyane mu gihe cy'ivugabutumwa, mu gihe cyo gufasha abantu, mu gihe abantu bazaba bafite inzara n'inyota yo kumva ukuri kw'ibyanditswe byera. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ikindi kandi cya kabiri, inyubako yose yubakiye ku musenyi igiye gusenyuka. Ntabwo tuvuga inyubako z'amazu, ahubwo ni imyizerere, ni ibitekerezo cyangwa imyumvire n'ukwemera. Ibi ngibi umuntu wese utubakiye kuri Kristo, ibyo bigiye kurangira, agiye gukubitwa hasi. Kubera iki? Ntabwo yigeze yubakira ku rutare. Yesu yaravuze ngo inyubako yubatse ku rutare, ngo umuyaga niyo waza n'inkubi yawo ngo nta kintu byawutwara. Hanyuma icya gatatu, kuva mu kwezi kwa munani ku itariki ya 11 nabonye imirabyo. Hanyuma numva minze umushyitsi, numva ngize ubwoba, numva ibikoba birankutse. Ariko ndashaka kubwira wowe unteze amatwi, nubona imirabyo cyangwa ukumva imirabyo, ukabona biteye ubwoba umutima wawe, witegure ko inkuba zigiye gukubita. Hanyuma rero inkuba zigiye gukubita, kuko imirabyo twatangiye kuyibona. Icya kane, ni ijambo ryanjeho, ijwi rirambwira ngo nimbwire abantu ngo bazumva ryari, ko batita ku byahanuwe. Iyo witegereje usanga abantu badafite kumva ndetse nta no kwitegereza. Ariko koko Yesu yakurikiwe n'abanyabwenge, akurikirwa n'abashumba, ndetse akurikirwa n'abarobyi. Bivuze iki rero? Abanyabwenge ni abantu bari bazi gusoma ibihe n'ubuhanuzi, ndetse no kumenya ibyanditswe, bakamenya icyo bivuze cyangwa bisobanuye. Icyo gihe bari barabwiwe ko umwami azavukira i Nazareti, i Yerusalemu hariya, nubwo yarerewe i Nazareti ariko yavukiye i Betelehemu. Hanyuma bivuze iki rero? Abanyabwenge barabimenye, bajya kumuramya. N'uyu munsi turabwira abanyabwenge bareba kure, babimenye ibyahanuwe, batangire kuramya umwami Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma abashumba ni abantu baragira inka, ariko ni abantu baba basuzuguritse. Kenshi na kenshi usanga imyambaro yabo, imiterere yabo idashimishije cyangwa itanejeje. Niyo mpamvu aribo Yesu yasanze cyane, bakamenya amakuru yiwe. Hanyuma abagatatu ni abarobyi. Abarobyi ni abantu baba mu buzima buciriritse, nabo bakunda kuba bahumura amafi yabo,
ntago abantu babakunda ndetse abantu barabinubira. Ni nayo mpamvu nabyo turi kubona muri no minsi abantu, kuko Yesu yaje asanga aboroheje n'abaciye bugufi akabiyegereza. Niyo mpamvu abantu batarimo kwemera cyangwa kumva ibya Yesu ari ibintu by'ingirakamaro, ndetse tukavugwa ko turi abasazi, ari abantu batagira ubwenge. Bivuze iki rero? Harageze rero ngo gusara bibe gushishikara, kuko ijambo umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko twebwe n'imbaraga z'Imana. Ngiye kubabwira rero zimwe mu mbaraga z'umusaraba. Umusaraba rero ni ibendera ry'abizera. Gukurikira Yesu ni ukwiyanga, ukwikorera umusaraba wawe iminsi yose. Iyo usomye muri Mariko igice cya 8 umurongo wa 34, iki ndakijyanirana n'ibyavuzwe ku bizera cyangwa ku bakristo no ku nsengero bigendanye n'amaturo ndetse IBM n'umusoro. Ibi bintu twarabivuze bitari byanaba, ariko harageze ngo bisohore. Amaturo agiye kuzajya atangwa, ndetse hanatangwe IBM yo kuyabara kugira ngo hamenywe ibyinjiye kandi yinjire muri leta. Birumvikana ko rero hari umwami umwe, iyo usomye muri Ezira igice cya 7 umurongo wa 23 kugeza ku 24, we yashyigikiye abantu b'Imana, anashyigikira imyubakire y'urusengero kuko yaraza agaciro kabyo. Ahantu dushatse twahasoma kugira ngo twumve icyo hari kutubwira muri Ezira. Bivuze iki rero? Tugomba gushyigikira imyubakire y'urusengero, ariko tukamenya ko hari n'abatabishyigikiye ibi bintu. Muri Ezira rero igice cya 7 umurongo wa 23 haravuga ngo ikizategekwa n'Imana yo mu ijuru cyose gukorwa mu nzu yayo kijye gikorwa bitunganye, kugira ngo uburakari butagera mu gihugu cy'umwami n'abahungu be. Kandi tubasobanurire iby'abatambyi n'abarewi n'abaririmbyi n'abakumirizi n'abanetinimu n'abagaragu b'iyo nzu y'Imana bose uko bangana. Nta tegeko ryo kubaka umusoro cyangwa ihoro cyangwa ikoro. Uyu ni umwami yemereye Ezira, akamuha urwandiko, akamusaba kujya gusana urusengero no kubaka. We kuko yarazi agaciro k'imisengere, yarazi agaciro k'inzu y'Imana, avuga ko batazakwa n'umusoro, ashyiraho iryo tegeko. Ariko muri no minsi ubona Satani ahaguruka cyane, agakorera mu bami b'isi batishimiye iby'imisengero ndetse n'iby'urusengero, aho kugira ngo babitere inkunga, ahubwo bakabirwanya, bakabona nta kintu bimaze. Niyo mpamvu rero gusenga bigiye kuzaba imari, niyo mpamvu ubuhanuzi bugiye kuzaba ingume, niyo mpamvu amasengesho n'abayasenga n'abasengerwaga bigiye kugorana, ariko abazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Intsinzi y'umusaraba rero, urugero twarukura kuri nyina wa Constantino. Yagiye kurwana urugamba, hanyuma nyina arota umusaraba, abona umukororombya urimo umusaraba, abwira umuhungu we ati nabonye intsinzi mu kimenyetso cy'umusaraba. Umuhungu we afata abasirikare be bose abambika ikimenyetso cy'umusaraba, bajya ku rugamba baratsinda. Constantine aba umwami w'abami. Bivuze iki rero? Umusaraba harimo kunesha, umusaraba harimo intsinzi. Nubwo abantu babona kuba twarakurikiye Yesu, dukijijwe, twuzuye umwuka wera, ari ubupfu, ariko ndabwira abantu ko ibi ngibi ari imbaraga z'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma ikindi, ari amagambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba, ariko turavuga kuri 3. Ijambo rya mbere yaravuze ngo mfite inyota. Bivuze ngo twagombye guhorana inyota y'ijambo ry'Imana, dukeneye ukuri kw'ibyanditswe byera, tukagira inyota. Ariko usanga muri no minsi abantu badafite inyota y'ibyanditswe cyangwa y'iby'Imana. Hanyuma irindi jambo yaravuze ngo Mana yanjye niki kikundekesheje. Bivuze ngo Eli Ramakipasitani. Bivuze ngo tuhashirira agahinda ku musaraba, tukahamarirwa umubabaro. Kandi iyo umuntu ageze mu gihe cyo kuvuga ngo Mana yanjye niki kikundekesheje, niho intsinzi iboneka. Nibyo bihe turimo, abantu bari kuvuga ko Imana yaturetse cyangwa yadutaye cyangwa itagikora, ariko na Yesu byamugezeho ageze mu gihe nk'iki ngiki. Ariko haza kuboneka intsinzi, arapfa aranazuka, azamukana imfunguzo ndetse azamukana n'abera,
Satani aramwarwa, Satani akorwa n'isoni. Hanyuma ikindi yaravuze ngo birarangiye. Iyo tugeze ku musaraba turaharuhukira. Ibi byose turi kubona bigiye kugira iherezo. Abera bagiye gutaha, bagiye gutabaruka, bagakurwa muri isi y'akaga. Hanyuma tugeze mu bihe bigoye cyane, aho mu nsengero hagiye kuzajya haba ibikorwa bivanze, bivuze ngo ni uruvange nk'urw'Ibabeli, aho idini cyangwa izi nsengero zigiye kuzaza ziyoborwa n'abantu bashyizweho n'amaleta y'isi. Hanyuma kandi umusaraba ni ikimenyetso cy'uko wemeye ukizera Yesu, ugapfa ukaba upfiriye muri we, ukazukira muri we. Bivuze iki rero? Hari n'abatware bamwizeye keretse abashakaga gushimwa n'abantu. Hanyuma ndetse abangaba hari n'abatarashaka gucibwa mu sinagogi. Iyo usomye muri Yohana igice cya 12 umurongo wa 42 kugeza 43, Bibiliya itubwira ko hari abatware bamwizeye ngo keretse abantu bashaka gushimwa n'abantu ndetse nuko batabaca mu sinagogi. Igihe kirageze rero ngo umuntu azavuga ukuri, bamuce mu rusengero, bamuce mu bantu, bamwambura ijambo, kubera ko ibi ngibi ntago biri kugendana na gahunda y'isi. Ndabwira abantu ko amadini ari gutegura uburyo yahereza nyiramadini ubutware ari we Antikristo. Ndi kubwira abantu ko abategetsi bari gutegurira Antikristo kugira ngo azaze ayobore. Igihe cyo kujya muri cya kibaya cyitwa Dura kirageze, aho hagiye kujya hashyirwaho amategeko, abatemeye kuyaramya, abatemeye kuyakurikiza bagakanirwa urubakwiye. Ibi byabaye no mu gihe cya ba Daniel rero, ariko ndashima Imana ko hari abasore batatu bavuze ngo twebwe ntidushobora kuramya igishushanyo umwami yashyizeho, habe no kugipfukamira, ahubwo biba uko byakabaye. Harageze rero ngo abantu basobanukirwe n'uwo bakurikiye cyangwa n'icyo bamenye. Hari ibyiciro by'abakurikiye Yesu, nabivuzeho, byari abanyabwenge, aba kabiri ni abashumba n'abarobyi, ntabwo mbitindaho. Ariko hari na babiri babonye igitangaza ku musaraba. Uwa mbere ni igisambo cy'iburyo cyabonye ubugingo, hanyuma uwa kabiri ni umusirikare bita Longinos wamuteye icumu mu rubavu, hanyuma havamo amazi avanze n'amaraso, biruhukira mu jisho rye, arareba muzima. Niwe mugabo wo guhamya ko Yesu ari umwami akiza, niwe wagiye avuga ngo uyu muntu twabambye yakizaga kandi yakizaga abantu. Hanyuma ikindi, imisaraba ibiri yari ikikije Yesu, hari icyo isobanuye. Isobanuye guhitamo amahitamo, umuntu uko yemerewe kwihitiramo urupfu cyangwa agahitamo ubugingo. Hanyuma rero muri no minsi turi ku musaraba, munsi y'umusaraba niho tugomba guhora duhagaze. Hanyuma rero bamwe bagahitamo kujya iburyo ari intama, abagiye ibumoso bagahinduka ihene. Ibi bigiye gusobanuka no kugaragara. Imana yacu turengere kandi Imana itugire neza. Yesu rero niwe duhumaniye kuruta ibitambo by'ihene n'ivu by'inka yiriza byezaga umubiri. Iyo usomye mu Baheburayo igice cya 9 umurongo wa 13 kugeza 14, bivuze ko abantu bashakaga guhumanuka bagakoresha ibitambo, bagakoresha n'irivu ry'inka yiriza, ariko Yesu ku musaraba we yaduhumanuye by'iteka, adukuraho ibyaha, adukiza n'urupfu rw'iteka. Abamwizeye turashinganye. Ngeze ku cyitondero, urupfu rwa Yesu no kuri uyu musaraba wa Yesu habaye ibitangaza bikomeye. Ku musaraba wa Yesu banditseho amagambo avuga ngo INRI, bivuze iniri, bivuze ngo Yesu w'i Nazareti. Kuko mu rwandiko banditse bamuregaga, bashyizeho ikimenyetso cy'icyamwishe. Mu gihe twebwe iyo umuntu apfuye ntago bandikaho icyamwishe, ahubwo bavuga ngo RIP, bivuga ngo rest in peace, bivuze ngo ruhukira mu mahoro. Hanyuma rero wowe uduteze amatwi ubyarwa n'umugore, nupfa bazandika RIP, kuko wapfuye wizeye ngo ruhukira mu mahoro. Ariko ndahamya ko abapfuye batamwizeye hatagombye kwandikwaho RIP, hagombye kwandikaho ko bagiye kuruhukira mu mabaro. Ibi twabibonye kwa Nyamutunzi na Zakayo, ubwo Nyamutunzi yagiye mu mubabaro, Zakayo akajya mu gituza cya Aburahamu mu byishimo no mu munezero. Hanyuma rero ni igitangaza cyabaye kuri Yesu
bandikaho ngo yigize umwami w'abayuda, bandikaho icyo yazize. Inshuti z'umusaraba, ndashaka kukubwira ngo uyu mwami twakurikiye arashoboye kandi arihagije. Uyu mwami afite imbaraga zo kubasha kudukiza no kuturengera muri byose no mu bigoye. Tugiye gufata akanya ko gusenga, ariko aka kanya ko gusenga ndimo ndasengera abantu kugira ngo bahagarare kigabo. Nubwo turi mu bihe byo gusengera mu rugo, ariko abantu bamenye ko umwami wacu ashoboye, afite ubushobozi bwo kuzadukura muri bino bihe. Insengero zizageza igihe zifunguke, nubwo tuzajya tuziyoboka hagakorerwamo imigambi ndetse y'uruvange, ariko twebwe harageze ngo tuzabashe gushishoza dukurikije ibyo twasomye mu byanditswe byera, tumenye iyo tugomba gukurikira. Mu kiganiro cyashize nababwiraga urusengero rutazafungwa n'amateraniro atazahagarikwa ariho umutima w'umuntu. Ndacyakangurira abantu ngo bamenye abo bari bo nuko bagomba gukorana n'Imana. Hanyuma aho dukurikiye dufatanye ibihe byo gusenga, ariko haracyari abagabo bakirwana ishyaka, bakivuga ngo hari icyo Imana izakora, hari ubushobozi bw'Imana buzadutabara, Imana izaturengera, Imana igiye kuzatabara itorero, Imana yacu itugiriye neza. Gusa ku mirabyo nabonye inkuba zigiye gukubita, kandi abantu barwara umutima abenshi izi nkuba ntago zabasiga amahoro. Niyo mpamvu rero ndi kubwira abantu ngo twiyegerere Imana dusenge. Iyo ubona ikibi kije, umunyamakenga yabonye ikibi kije arakikinga, ahubwo twe tugira ubwenge kandi tuye amaso, mwakira amagambo y'Imana. Mana, turagushimye kuko ushobora byose, uri umwami ugira neza kandi urakomeye, uri rubasha. Twamaze kumenya amakuru ko ibigoye bihari n'ibikomeye bihari, ariko hari ukuntu ujya ubigenza. Tumaze kubona intsinzi yo ku musaraba, ndetse tubona n'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko ko twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Izi mbaraga twakurikiye zirashoboye, zirabasha. Izi mbaraga zibasha kubatura umuntu mu burara, zikabatura umuntu mu businzi no mu busambanyi. Izi mbaraga zabatura umuntu ndetse zikamukura no mu bitaro, zigakiza abarwayi. Izi mbaraga zabasha kubatura abantu mu bigeragezo no mu kaga, zigatsinda imyuka mibi n'imbaraga z'umwijima zirimo kugota abantu, zigatsinda ingabo za Satani zihagurukiye abantu. Izi mbaraga zibasha kutubatura mu bikorwa bibi ndetse no mu bitugoye no mu biduteye ubwoba. Izi mbaraga z'umwami wacu zishobora kutukiza no kutubeshaho, zishobora no kudukura muri bino bihe tubayemo bigoye kandi biruhije abagenzi. Icyubahiro n'ikibi cyawe kuri Imana igiye gukora kandi igatabara itorero, mu izina rya Yesu, amen.